Mu mabyiruka ye yitwaga Komando. Uyu ni umuhanzikazi waranzwe n'ibikorwa by'indashyikirwa, akaba umukobwa muremure kandi ushabutse w'imisatsi migufi wakundaga kwiyambarira amapantaro bitandukanye cyane n'abakobwa benshi ba generasiyo ye. Turavuga umuhanzi wahimbye indirimbo zidasaza ndetse benshi iyo bazumva basesa urumeza, amarira akazenga mu maso bitewe n'uburyo izi ndirimbo zibyutsa amarangamutima yabo. Urakaza neza muri episode ya Mayihaso, igice tuganira ku mateka, urugendo ndetse n'ubuzima bw'abantu b'ibyamamare mu bintu bitandukanye. Uyu munsi unyemerere dufungure paje turebere hamwe amateka, urugendo ndetse n'ubuzima bwa Mutamuriza Annonciata, ariko azwi cyane mu ruganda rw'umuziki nyarwanda nka Kamariza. Urakaza neza. Iyi channel wadushyigikira ukanda handitse subscribe cyangwa se abone mu ibara ry'umutuku, ariko nanone waduha igitekerezo cyawe ku byumva twakongeramo. Urakaza neza. Amazina yanjye nitwa Gladiator. Mutamuriza Annonciata ariko uzwi cyane nka Kamariza yabonye izuba hari kuwa kane ku itariki 25 z'ukwezi kwa Werurwe cyangwa se ukwezi kwa gatatu ni mu mwaka w'1954. Kamariza yabyawe na Serusingiza Ndekwere Yandre ndetse na nyina Mukarushema Bernadetta. Kamariza yavukiye ku musozi wa Rukara ni muri Runyinya, ubu akaba ari mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ku itariki y'amavuko ya Kamariza ni nabwo Kiliziya Gatolika yizihiza kubwirwa kwa Bikira Mariya ko yari agiye kubyara Umukiza. Ibi bikanagirana isano n'izina ry'abatijwe rya Annonciata. Kamariza akaba yari umuhererezi mu muryango w'iwabo w'abana 9. Uyu munsi mu mwaka w'2024 iyo aza kuba akiriho, Mutamuriza Annonciata Kamariza yari kuba ari umubyeyi w'imyaka 70 y'amavuko. Mu mwaka w'1959 afite imyaka 5 yonyine y'amavuko, umuryango we kimwe n'indi myinshi y'abatutsi yarameneshejwe, maze kwa Kamariza bahungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi. Aho i Burundi ni naho Kamariza yatangiriye amashuri abanza mu murwa mukuru i Bujumbura. Mu mwaka w'1968 Kamariza afite imyaka 14 y'amavuko, nyina umubyara Mukarushema Bernadetta yaje kwitaba Imana. Ibi byatumye se amwohereza kuba kwa mukuru we witwa Anna Maria Murekeyisoni. Uyu mukuru wa Kamariza yari yarashatse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu papa wa Kamariza yamwohereje kubana na mukuru we Anna Maria Murekeyisoni nuko papa wa Kamariza yabonaga Kamariza akeneye wajya mu cyimbo cya nyina, kandi se akaba arabonaga nta wundi wakwita kuri Kamariza nka mukuru we Anna Maria Murekeyisoni. Akigera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kamariza yahise akomereza amashuri yisumbuye i Lubumbashi mu ishuri ry'abafurere n'abasaveri ryari riherereye iri Kasi, ndetse yahise atangira no kuririmba mu makorali atandukanye ya Kiliziya Gatolika. Kamariza afite imyaka 20 yonyine, umuyobozi wa korali yitwaga Kiromboro we rero atangajwe n'impano y'uyu mukobwa, yamuhaye impano ya gitari. Ibikorwa bya muzika bya Kamariza muri icyo gihe ntibyashimishaga na gato mukuru we Anna Maria Murekeyisoni babanaga. Uyu mukuru we yashakaga ko Kamariza aba umukobwa w'umuco wo mu gikari ufite za ndangagaciro za kera zitwaga iz'umukobwa w'umutima. Uyu mukuru wa Kamariza ariwe Anna Maria, mu kumushakira uburyo yatuza akareka kuririmba mu ruhame, yashatse kumushyingira umusore wo mu muryango mwiza nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe mu muco w'Abanyarwanda bo hambere. Gusa mu kutishimira icyo cyifuzo cya mukuru we, Kamariza yasabye uruhushya rwo kujya i Bujumbura. Guhera ubwo ntiyagarutse i Lubumbashi. Amaze igihe gito ageze i Burundi, Kamariza yaje kubona akazi muri Minisiteri y'Imari i Bujumbura. Kamariza iyo yabaga ari mu kazi mu gihe cy'ikiruhuko kigufi cyangwa se lunch break, ndetse na nyuma y'akazi yabaga arimo kuririmba anifata amajwi kuri kasete yifashishije radiyo yari yarahawe n'umwe mu nshuti ze magara, nta wundi yitwa Tereza. Mu mwaka w'1980 Minisiteri y'Imari yimuriye Kamariza kujya gukorera ahantu kure, maze yanga gusiga se umubyara ahitamo kureka akazi. Ibi byaje no gutuma abona umwanya uhagije wo kubasha kwita kuri kariyeri ye y'umuziki. Mu mwaka w'1982 Kamariza yatsinze irushanwa ryo kuririmba i Bujumbura. Icyo gihe ni nabwo yahise afata akazina ka Kamariza biturutse ku ndirimbo ya Orchestre Amabano. Iyi yaje no kumwemerera kujya biririmbamo. Nyuma yaho abantu benshi batangiye kujya bagira inama Kamariza yo kuririmba indirimbo ze mu Kirundi. Ibi byari ukugira ngo abashe kumenyekana biruseho. Gusa Kamariza yahisemo kujya aririmba indirimbo ze mu Kirundi ndetse n'Ikinyarwanda. Mu mwaka w'1984 Kamariza yagiye mu gace ka Mushiha ahari Abanyarwanda benshi b'impunzi,
maze atangira gufatanya n'itsinda ry'abasore b'abakorerabushake mu kubaka amashuri. Gusa yanakoraga ibitaramo bitandukanye akusanya amafaranga yo kubunganira mu bikorwa byo kubaka. Nyuma y'aho mu mwaka w'1990 adasize gitari ze ebyiri, Kamariza yafashe icyemezo cyo kugenda mu ibanga akajya gufatanya n'ingabo za FPR Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Kamariza kubera ijwi rye ndetse n'indirimbo ze yasusurutsaga abandi mu bitaramo ndangamuco, ariko nanone yafashaga ingabo kwigaruramo akanyabugabo. Kamariza yari umwe mu bahanzi bari bagize itorero Indahemuka hamwe na bagenzi be nka Minani Rwema, Masambi Ntore, Mariya Yohani n'abandi batandukanye. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Kamariza yashakaga guhamagarira abantu kwishima, gutekereza ko bari mu mubiri bashobora kubaho ndetse bakanyeganyega binyuze mu ndirimbo ze. Kamariza yashakaga ko hakiyongeraho byanze bikunze icyiza cyose kandi gitera ibyishimo. Ibi bigaragarira mu bitaramo by'ubuntu yakoraga, hakiyongeraho kurera imfubyi mu nzu nto yari afite n'ibindi bitandukanye. Kamariza yatangiye arera abana 3 b'imfubyi barimo yatoraguye amaze amezi make avutse. Gusa yaje kwitaba Imana afite umuryango mugari w'abana 15. Muri Gicurasi mu mwaka w'1996 ku nkunga y'inshuti ye Nzambaza Maria Veneranda ndetse na SNU, Kamariza yagiye ku magana y'Iburayi mu gihugu cy'Ubuholandi gutunganya CD yise Humura Rwanda. Gusa mu rugendo rwe nk'umuhanzi nta ndirimbo Kamariza yahimbye idafite impamvu cyangwa se imvano. Zimwe muri zo zifite ubusobanuro bwamenyekanye, tukavugamo nka Kamariza yamwitiriwe. Iyi yayihimbiye umugore wamuhaye umuti wo kuvura papa we. Yajya kumwishyura, uwo mugore akamubwira ko icyo ashaka ari uko papa wa Kamariza akira akamera neza, icyo akeneye atari amafaranga. Indi ndirimbo yamenyekanye yitwa Nzakumara Irungu. Iyi yayihimbiye inshuti ye yitwa Tereza, imwe twagarutseho haruguru, yamuhaye radiyo yajyaga yifatiraho amajwi ubwo yakoraga muri Minisiteri y'Imari. Uyu Tereza yabanaga mu nzu we na nyina gusa, ariko Kamariza akamubwira ko azamumara irungu, akamubwira ko azamwita umutoni w'abato ndetse akajya amucurangira igihe yigunze. Kuri uru rutonde hariho kandi indirimbo Intare Batinya. Iyi yahimbye kubw'urukundo yakundaga Red Captain Kayitare Vedaste, ariko uzwi cyane nka Ikenyababisha cyangwa se Intare Batinya. Muri iyi ndirimbo Mutamuriza aririmba ibiranga ingabo biri muri uyu musirikare, ariko akanavuga ibiranga imico ye nko gusetsa, kwihangana, kudasubira inyuma, kwita ku nshingano ze n'ibindi byinshi. Mu iyi ndirimbo kandi Kamariza ashimagiza uko Red Captain Vedaste Intare Batinya yayoboraga urugamba, ubuhanga bwe mu gutera umwanzi ndetse no kuba ataratsindwaga. Gusa uyu Red Captain Vedaste Intare Batinya yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1993 biturutse ku burwayi. Gusa yitabye Imana yaragize amahirwe yo kumva kenshi ijwi rya Mutamuriza Annonciata. Kuri iyi ndirimbo kandi hiyongeraho iyitwa Nimuve mu nzira yahimbiye inshuti ye Nzambaza Maria Veneranda. Hakazaho kandi Lorete yahimbiye inshuti ye Buri Bukishyingirwa. Mukuru wa Kamariza ariwe Ana Maria Murekeye Isoni avuga ko Kamariza yakuranye agahinda, ari nayo mpamvu mu ndirimbo ze humvikanamo umubabaro no kuririmba ibikora ku mitima ya benshi. Inkomoko y'aka gahinda Kamariza yakuranye ndetse kakamukukiramo ikomoka ku rupfu rwa nyina witabye Imana ubwo Kamariza yari yagiye ku ishuri. Iki gihe yigaga mu mashuri abanza, ageze mu rugo asanga abandi bari mu kiriyo. Kuva ubwo agahinda kamukukiyemo kinjira no mu byo yaririmbaga. Uyu muhanzikazi wakundwaga na benshi mu mpera z'umwaka w'1996 ubwo yajyaga kwa bene wabo aherekejwe na zimwe mu nshuti ze z'abaririmbyi. Mu kugaruka iwabo bakoze impanuka ikomeye y'imodoka, maze Mutamuriza Annonciata anyura mu kirahure cy'imodoka, ariko ntiyahise apfa. Gusa akomereka bikomeye ku mutwe ndetse n'ijosi. Mutamuriza yataye ubwenge mu gihe kingana n'icyumweru cyose, maze ku itariki 5 z'ukwezi k'Ugushyingo mu mwaka w'1996 Mutamuriza Annonciata ariko amenyekanye cyane nka Kamariza, akaba umuhanzikazi wanyuze benshi ashiramo umwuka. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Kamariza yitabye Imana ari ingaragu, akaba yari afite imyaka 42 y'amavuko icyo gihe. Uyu munsi imyaka 28 igiye kuzura Mutamuriza Annonciata, ariko uzwi cyane nka Kamariza yitabye Imana. Gusa abamumenye bose bazi ko yari afite impano yo kuwunya muziki. Iyi mpano ye yayifashishije abandi ndetse adakoresha impano ye nabi cyangwa ngo ayicuruze kugira ngo abe umuherwe nk'uko abandi baririmbyi babikora. Kamariza yabayeho yicisha bugufi
ndetse adakoresha impano ye nabi cyangwa ngo ayicuruze kugira ngo abe umuherwe nk'uko abandi baririmbyi babikora. Ababyirukanye na Kamariza bamuzi neza, bamusobanura nka murumuna wa Marayika, imfura, akaba umukobwa waranzwe no kugira ibikorwa by'ubutwari. Mutamuriza Annonciata Kamariza yitabye Imana afite ipeti rya Sergent cyangwa se Sergeant mu ngabo z'u Rwanda. Imana ikomeje kumuha iruhuko ridashira. Ngayo nguko amateka, urugendo ndetse n'ubuzima bwa Mutamuriza Annonciata Kamariza, umuhanzikazi w'umunyabigwi mu muziki nyarwanda. Munyemerere mbashimire mwe mwanije umwanya wanyu. Gusa wowe twabanye ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Uduhe igitekerezo cyawe, icyifuzo cyangwa inyunganizi kugira ngo twazagarukaho ubutaha. Munyemerere mbashimire, naho ngewe amazina yanjye nitwa Gladiator.